koko hari igihe nk'abagabo bavuga ngo ese ngo kuki ngo umwana w'umukobwa ngo yagiye ku igare ngo ngo ari kwiyangiza, none se wakwiyangiza gute? Intebe y'igare nta kintu yakumarira. Ndavuga abagabo iyo bari kuvuga gutyo bumva bo kubwabo impungenge baba bafite ari izi. Baba bafite nyine nawe urazumva nyine ngo bavuga ngo se ngo kuki ari kwangiza ibintu by'abahungu. Nagiye mu bunyonzi nabumazemo imyaka 2 mbasha kwiteza imbere nigurira n'inka. Urabona agiye nabyirukiye ku mazi, papa nasanze afite icyambu basozerezagamo abantu gihuza ntyazo, aha hakurya intyazo nabashaga gutwara abantu mu ubwato bwanjye bwapakiraga abantu 12 nkabasha kubasoza. Naba mpuye n'impanuka yo kuvuga ngo abantu baguye mu mazi, nkabasha koga nkagenda nkabinuramo, nkabasha kongera kubasubiza mu bwato, nkongera nkabasoza nkabajyana. Iyo ufashe urugendo ukerekeza mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mamba, akagari ka Gakoma, mu mudugudu wa Ruhuha, uhasanga inyubako z'umudugudu w'icyitegererezo. Muri uyu mudugudu niho hatuye umubyeyi witwa Mukasine Janvière. Ni umugore ufite ubuhanga mu gutwara igare, ndetse rikaba ari naryo yifashisha mu mirimo inyuranye ya buri munsi. Nk'uko uyu mubyeyi abivuga, ngo ntibyari bimworoheye nk'umugore kumubona buri munsi ku igare atwaye abagenzi, imyaka, amazi ndetse n'ibindi. Mu ruvange rw'ibitwenge by'abamusekaga ndetse n'icyuya cya buri munsi kubera iyi mirimo yitiye imbaraga, ngo ntibyamuciye intege kuko yari azi icyo ashaka. Kanda kuri subscribe nurangiza ukande kukazogera kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho zigisohoka. Jye nitwa Noelo, nguhaye ikaze mu kiganiro kirambuye nagiranye n'uyu mubyeyi. Tugusanze hano uriho ukora imirimo inyuranye, uri kuvoma ukoresha igare. Ubundi igare watangiye kuritwara ryari? Hari ryari? Igare natangiye kuritwara mbyaye 3. Niho nizi gare naryiguriye. Nibwo nizi gare naryiguriye. Turasha kumenya ngo niki cyatumye wumva ushatse kugura igare ndetse ukiga no kuritwara? Haburaga iki cyatumye uvuga utereka ngura igare kugira ngo ibi nibi bikemuke? Yewe nabonye maze kuba umumama ndangije, ubwo nahise nkora imirimo yamvunaga kubera twavomaga kure. Nahise ngura igare nkazajya mbasha kuvoma amazi, nkaza nkayagurisha. Narangiza imyaka yanjye yaba yeze, nkabasha kujya gusarura imyaka yanjye, nkabasha kuyipakira igare nkayitahana nkayigeza mu rugo. Icyo gihe wenda mbere yuko ugura igare ndetse utangira no kuba wakwiga kuritwara, ntabwo abanje kujya ugira utuntu twisoni ukavuga ute se abandi bamama nibambona ntibazumva ko ari ibara? Byari bimeze bite icyo gihe? Isoni nyine zazagamo, ariko naravugaga ati nubwo ngira isoni ariko ngomba kugura ipantaro nkiga igare. Utangira gutwara igare wari wambaye ipantaro? Nizi gare nambara ipantaro. Ipantaro ya mbere yaracitse ndagenda ngo aha, uti ipantaro ya mbere yaracitse. Niba atari banga yacitse gute? Byari bigenze bite? Naraguye nkubita amavi hasi, ipantaro itisaduka ku mavi. Ndangije ubwo nakoze iki? Igare nararyize mpaka ndimenye. Umbasha niyo amazi yakamye hano, mbasha kuvoma imamba nkagenda nkizanira amazi yo kunywa kuri kano, nkabasha no kuzana amazi abantu bakabasha kuyangurira bakama amafaranga. Wenda usibye nk'abantu bakurebera ku ruhande, tujye ku ruhande rw'umufasha wawe cyangwa umugabo wawe, nta mpungenge yaba yarigeze agira akavuga ati ese ibintu byo gutwara igare wenda nabisanisha no kuba avuga ati bishobora kuzanyangiriza umugore? Nta mugabo nagiraga. Umugabo wanjye ntago nari nta mugabo nari mfite. Ubwo nabonaga narwazaga n'umwana, n'ubuyo ndwaje umwana mpita mfata igare nkahita muheka mu mugongo, nkahita mfata igare nkahita njya kwa muganga. Nta kibazo ngira. Uko biri kose iyo umuntu yinje mu gikorwa runaka ari gishyashya, nta buri imbogamizi, nta buri bimuca intege. Mu gihe cyawe utangira kwiga gutwara igare ukarimenya, ukanatangira kurikoresha, ujya ku isoko, ujya kuvoma no gutwara ibindi bintu by'imizigo binyuranye, ni ibihe bintu byakubereye imbogamizi nawe ujya wicara ukavuga uti iki gihe zari imbogamizi zikomeye cyane? Kubera ko nagaburiraga abana ndi jyenyine,
nagiye no mu banyonzi mba umunyonzi ndagenda nkazajya ntwara abagenzi. Umuntu yaba afite ibijumba yenda agiye kujyana ku isoko cyangwa ibishyimbo akambwira tuze kungereza kari agatwaro ku isoko nkabasha gukorera amafaranga. Ubundi kuva hano ujya Imamba twakoreraga amafaranga 300. Usibye gutwara imizigo wigeze no kujya mu gikorwa cyo gutwara amagare ari gutwara abantu? Nari umunyonzi ntwara abagenzi. Icyo gihe rero noneho duhite tunakomoza kuri icyo cy'ubunyonzi. Ukiri umunyonzi mu muhanda urumva habaga harimo n'abandi bagabo musa naho muriho muhatanirwa kuhiga abakiriya. Byari byoroshye ko umuntu akugirira icyizere ukamutwara? Byari byoroshye. Umuntu yarazaga ati ndashaka kungeza ku Ruhuha, nkamuheka nkamugeza ku Ruhuha akanyishyura amafaranga 400. Nabona umugenzi ugera kuri Sokovi akampa amafaranga 300. Namugeza ku rukiko akama amafaranga 200. Nagiye mu bunyonzi nabumazemo imyaka 2 mbasha kwiteza imbere nigurira n'inka. Aha nicyo nari ngiye kugarukaho. Nk'ubu nk'umuntu ushobora kumva ko uri umumama utwara igare ashobora kwibaza ngo ese niba igare ryaraje ibyo aribyo byose hari ibyo ryari rije gukemura, nibicyo umaze kugeraho ukesha kuba waramenye gutwara igare ukanaryigurira? Ibintu maze gukemura maze kwiteza imbere. Nabashije kwigurira inka, mbasha kwigurira ingurube. Ubu ngubu ufite amatungo magufiya. Ufite amatungo magufi. Ufite abana bangahe? Ubu ngubu ufite abana 7. Kimwe n'abandi batwara ibinyamitende cyangwa ibinyabiziga bajya bahura n'impanuka. Kuva utangiye kumenya igare wenda usibye icyo gihe uryiga waguye ipantaro igacika, nta wundi munsi waba warigeze uhura impanuka wenda utwaye n'abagenzi? Ibyo nabyo bitubwireho. Guhura n'impanuka ushobora nko kugenda nko gufata igare wagera hari ukagwa ariko ukeguka ukongera ukarisubiraho. Ariko kuva nakiga igare kuri njyewe kuva nakiga igare ntago nigeze ngo mbe najya kwa muganga. Mbasha kurigenderaho neza nkagenda buke niyo mpetse umwana ndigenderaho. Ariko numvise ngo n'abakobwa bino hano bazi gutwara amagare cyane rwose. Tuzi gutwara amagare n'abana bato tubasha kubigisha amagare barayazi. None se ubwo intego nyamukuru muba mufite iyo mwigisha abana b'abakobwa gutwara amagare niye? Intego tuba dufite kwigisha abana b'abakobwa amagare, yenda ushobora kuba umufite mu rugo yenda nk'ubu ngubu ugenda imo ndasaza ukamubwira ati kubera ko kari akagare kari hariya genda wiga igare ejo uzajya ubasha kunjyana kwa muganga. Akabasha kwiga rya gare narwara akanjyana kwa muganga. Yenda nabuze amafaranga y'umumotari kuko umumotari n'ahangaha agukura ahangaha umuhaye inoti ya 2. Waba uri kumwe n'undi akaguca 3,000. Ngo rero ukabwira wa mwana wawe akabasha kukujyana ukagera kwa muganga akongera akakugarura. Ingera ahangaha nkikubona waruhetse amajerekani ku igare, waruvuye he uri hujya he? Nari mvuye kuvoma narishyira amazi umukecuru wanjye utuye mu Kizenga. No kuvuga ngo igare rigufasha kwikemurira ibibazo by'iwawe mu rugo ariko ukaba wagira n'undi muntu nk'umusada? Iyo umuntu ambwiye ati ndashaka amazi nkeneye amazi nk'amajerekani angahe mbasha kuyazana nkamuvomera amazi nkayajyana ubundi akanyishyura. Hari abari kudukurikira bashobora kuba bariho bibaza bati hari ushobora kubyumva kumva wenda ni ibintu bitangaje, umugore watwaye igare, umukobwa watwaye igare. Nk'uwo muntu ushobora kuba ari kutureba ari kwibaza nk'ibyo bibazo by'amatsiko, nicyo bamubwira? Icyo namubwira gutwara igare byo ntago hari ubuhanga bunini cyane nta nubwo bukomeye cyane. Gutwara igare buriya ikintu cya mbere iyo uzi igare ukabuza igare ryawe ukabuzi guheka, ubundi ikintu cya mbere ubanza kumenya guheka umuntu. Iyo umaze guheka umuntu ubwo ukumva yuko utsimbuye uragiye, uba wumva yuko nta kibazo uri bugire. Ubwo rero nta kibazo njya ngira ku igare kandi nanjye iyo umuntu ametse nta kibazo njya ngira. Aha uvuze ku byiciro umuntu anyuramo iyo yiga igare, uti uhera ku guheka umuntu. Ninde muntu wahetse bwa mbere? Umuntu nahetse bwa mbere nahetse umusaza wanjye. Muhetse twari tuvuye ahantu bita Igikonko, turangije twaraje tugeze ahantu bita mu Rwatano, barangije noneho bakaza bavuga ngo nimuze murebe umugore uhetse umugabo. Ariko ngiye numvaga nazo nimbifitemo, uretse yuko hari aho twageze arambwira ati nubwo ndwaye mbabarira uzane nanjye gutware batagumya kunseka. Ariko buriya nta kibazo umuntu ajya agira. Icyo gihe wumvaga umeze ute? Baro bavuga bati muze murebe umugore utwaye umuntu ku igare. Nta kibazo ngewe nagiraga rwose.
nanyongaga igare kubera ko nabaga nzi yuko ndi mu kazi. ntabwo wagiraga ipfunwe wenda ngo wumve utangiye guta kontorore ku buryo wanagwa? Oya, ntago nigeze ngira ibintu bya kode mu mutwe byo kuvuga ati ubwo bari kunseka ndagwa. Oya, undi gusa nafatiragaho nkaba nzi umuhanda wanjye, nkaba nzi umukono wanjye, niba moto iturutse hariya nkaba nzi yuko ndi bunyura ahangaha. Ikintu cya mbere kumenya umuhanda w'igare ugomba kubanza kubyigaho, kuko utagiye mu muhanda w'igare na moto yakugonga ukabasha yenda moto ikakugonga ugiye uyisahindiye ugiye mu mukono wa moto, ariko umuhanda urabanza ukawiga. Icyo gihe wakoraga ibijyanye no gutwara abagenzi ku igare, mu bantu mwakoranaga ntiharimo n'abagabo? Bari barimo, twari turi kumwe n'abasore, nari mfitemo na musaza wanjye twakoranaga, ari wabashije kunjyana mu ishyirahamwe ry'abanyonzi. Tujyana icyo gihe rero uba ariho dusubiza, ukigeramo bakwakiriye bate? N'iki kintu bakubwiye bwa mbere bakikubona? Nkigera mu bunyonzi banciye amafaranga yo kwinjira mu ishyirahamwe. Icyo gihe natanze 5,000. Maze gutanga 5 mpita ninjira mu ishyirahamwe. Maze kwinjira mu ishyirahamwe ndagenda ndakora, nakoze mu bunyonzi imyaka 6. Ndangije numva ndananiwe, ndavuga ntireka mbe mbihagaritse, igare ryanjye ndishyira harandi bike, ariko nzajya mbasha kuzajya njya kwivomera, cyangwa ninarwaza umwana mbashe kujyana umwana kwa muganga, ubu mpeka umwana nkajya ku igare nkamujyana ku ivuriro. Tanga ubutumwa rero noneho ku bakobwa n'abandi bamama bashobora kuba nabo hari imbogamizi cyangwa hari ibijya bibarushya mu buzima bwa buri munsi, bakabaye bakemura babaye bafite igare, ariko bakumva ko gutwara igare ari kirazira ku mukobwa cyangwa umubyeyi nkawe. Gira inama ubaha, wenda tugana no ku musozo w'iki kiganiro. Inama nabaha, gutwara igare nta kibazo kijya kibamo, kuko hari igihe nk'abagabo bavuga ngo ese ngo kuki ngo umwana w'umukobwa ngo yagiye ku igare ngo aba ngo ari kwiyangiza. None se wakwiyangiza gute? Intebe y'igare nta kintu yakumarira, nta n'ikintu yakora. Ubwo rero kwicara ku igare nta kibazo. Aho hantu tuhagaruke, reka aho hantu tuhagaruke. Iyo bavuga ngo umwana w'umukobwa yagiye ku igare no kwiyangiza, kubwa uba wumva ari nk'iki baba bariho bavuga? Bafite izihe mpungenge? Uba wumva ari nk'izihe mpungenge bafite? Nyine buri impungenge baba bagira ntago zijya zibaho pe, kuko ziba ari nk'izihe impungenge zibaho? Gusa iyo mama cyangwa umukobwa, ndavuga abagabo, iyo bari kuvuga gutyo bumva bo ku bwabo impungenge baba bafite ari izihe? Baba bafite nyine nawe urazumva nyine ngo bavuga ngo se ngo kuki ari kwangiza ibintu by'abahungu, ngo se ibyo bintu by'abahungu wabyangiza gute? Intebe y'igare se ubwo yabigeraho koko? Ibyo rero ntabwo ari imbogamizi rwose. Umwana wizigare bigenda neza kandi ukabasha gukora ibintu neza. None se wowe ibyo bintu cyangwa ayo matsiko baba bafite utangira gutwara igare, hari ibyo wabonye? Ntabyo nabonye, ni ukuri pe, ntabyo nigeze mbona rwose. No muri icyo gihe wajyaga muri koperative utangiye kujya utwara abagenzi, nta ngaruka wajyaga wumva zijyanye n'izo mpungenge abagabo baba bafite? Nta ngaruka najyaga numva. Njye natwaraga igare nkataha nkakaraba, namara gukaraba nkisiga ubundi nkaryama, nta ngaruka nigeraga numva pe. Hari abamama rero, hari abakobwa, tukigarukeho nicyo twari tuvuze mu kanya dukomojeho, bitinya. Nihe nama wabaha tugana ku musozo? Inama nabaha, buriya ikintu cyiza, iyo ufite umwana mu rugo ugomba kumwigisha imirimo yose, kuko buriya kwiga igare ntago ari niwabona n'umwana wawe ari kwiga igare ntuzamuze kwiga igare. Buriya ngewe kubera ko nabyirukiye ku mazi, nari nzi no gusoza cyane, nzi gutwara abantu mu bwato, nkasoza nkajyana abantu. Buriya niwabona umwana yatangiye kwiga umushinga we mu bwonko bwiwe, ntuzamuhutaze ngo uvuge ngo ibyo bintu urimo ni ibiki. Buriya nta ngaruka yo kwiga igare, ahubwo n'umubyeyi uzabona umwana we ari kwiga igare ntazamutere ngo amubwire ngo ibyo bintu urimo ni ibiki, ngo urimo urangiza ibintu. Oya, ntabwo uri kwangiza ntabwo uri kwangiza rwose mu buzima, ahubwo aba arimo aguteza imbere. Koko nawe nk'uku nguku ushaje, iyo ndwaye mpita mbwira umwana wanjye w'umukobwa akamika ku igare akanjyana kwa muganga. Icyo gihe wasozaga mu bwato wabaga ukora iki? Watwaraga abagenzi, wararobaga, byabaga ari biki? Urabona agiye nabyirukiye ku mazi, papa nasanze afite icyambu basozerezagamo abantu gihuza Ntyazo, aha hakurya Ntyazo. Nabashaga gutwara abantu mu bwato
ubwato bwanjye bwapakiraga abantu 12 nkabasha kubasoza naba mpuye n'impanuka yo kuvuga ngo abantu baguye mu mazi nkabasha koga nkagenda nkabinuramo nkabasha kongera kubasubiza mu bwato nkongera nkabasoza nkabajyana nkabakura bakajya mu isoko bahagaruka nkongera nkabasoza. Reka tugushimire cyane kandi tugira tuti Imana ikomeze gufashe muri iyo mpano yawe yo gutwara igare ntibisanzwe ku bagore benshi cyangwa se ku bakobwa benshi. Imana ikomeze gufashe kandi ukomeze no gutera imbere. Murakoze. Reka tugushimire nawe wari uruho ukurikira iki kiganiro, tukwibutsa gukora subscribe ukanakanda kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru yose uko isohotse. Turabashimiye cyane.